Amakuru avuga ko nyakwigendera yahise afata inzira ajya kureba umugore we ndetse amusangana n'uwo mugabo yashinjaga kumuca inyuma. Babanza gutongana ari nabwo iyo nshoreke y'umugore we yaje guhita imukubita ifuni mu mugongo, undi ahita yitaba Imana. Namakuru ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane, benshi bari gukomeza kugenda batangaho ibitekerezo. Nk'abantu mwe, iyi nkuru irababaje, iyi nkuru iteye agahinda. Ingo z'iki gihe nta kindi kintu kiri kugenda mu by'ukuri kizisenya usibye gucana inyuma. Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2025. Reka mbe nakugezaho iyi nkuru. Ni inkuru iri gukomeza kugenda itangwa ibitekerezo n'abantu bagiye batandukanye, bati ingo z'iki gihe twebwe dusigaye twumva inkuru zibera mu ngo, twebwe duteye twashaka bikadutera kwibaza byinshi. Ni mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza, hari kuvugwa urupfu rw'umugabo waje gukubitwa ifuni na mugenzi we yashinjaga kumuca inyuma, akajya amusambanyiriza umugore we. Nyuma yuko uyu mugabo yahoze ahigira kuzamenya umugabo umusambanyiriza umugore we, byaje kumufata igihe ariko isaha y'isa 6 z'ijoro nibwo yahawe amakuru yuko umugore we ashobora kuba ari kumwe n'umugabo n'ubundi wajyaga amusambanya. Hanyuma yahise afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka noneho njye kwifatira uwo mugabo uhora unsambanyiriza umugore. Yagezeyo agiro saa 6 z'ijoro, akigerayo batangira gutongana, ariko biza kurangira akubiswe ifuni. Mu by'ukuri iyi nkuru irababaje kandi iteye agahinda. Ibintu biri kubera mu ngo bisigaye biteye inkeke. Ibi ndi kubabwira byabereye mu mudugudu wa Gihimbi mu kagari ka Kabirizi muri uyu murenge wa Nyagisozi, aho bivugwa ko uyu mugabo ukekwaho kwivugana uwamukekagaho kumusambanyiriza umugore we yari amaze igihe ngo aje n'ubundi kubanga, dore ko yabaga mu karere ka Bugesera ariko akaba akomoka muri aka gace n'ubundi. Intandaro y'ubushyamirane bwavuyemo urupfu rwa nyakwigendera ni ukuba yabuze umugore we ubwo yari ageze mu rugo mu masaha ya saa 6 z'ijoro, akaza kwakira amakuru ko hari uri kumwe n'uwo yakekagaho n'ubundi kumusambanyiriza umugore. Muri izo saa 6 z'ijoro nta kindi kintu yahise akora, yahise agenda afata inzira ajya kureba umugore we, ndetse arangije koko amusangana n'uwo mugabo yashinjaga kumuca inyuma. Babanza no gutongana ari nabwo ngo iyo nshoreke y'umugore we yahise imukubita ifuni mu mugongo, undi ahita yitaba Imana. Mu by'ukuri ibintu birababaje biteye agahinda. Aya makuru kandi yemejwe n'inzego z'ibanze, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi yavuze ko ubwo ririya sanganya ryari rikimara kuba, inzego zirimo iz'ibanze ndetse n'iz'umutekano zahise zihagera. Uyu muyobozi wanatangaje ko inzego zihanganishije umuryango wa nyakwigendera, yavuze ko umurambo we wahise ujyanwa mu bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Yagize ati naho abakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu, yaba umugore wa nyakwigendera ndetse n'ukekwaho kuba inshoreke, bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo n'ubundi hakorwe iperereza cyangwa se bakorweho iperereza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yanasabye kandi abaturage kujya batangira amakuru ku gihe
mu gihe hari ibitagenda neza mu muryango nk'ibi byo gucana inyuma kugira ngo hirindwe ingaruka nk'izi zavuyemo urupfu rwa nyakwigendera. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda batanga ibitekerezo batariko n'uyu mugore yari yarananiranye, bati n'uyu mugore yari yarananiye umugabo we, ati mu by'ukuri hari igihe ugira gutyo ukazana umugore akakubera ikigeragezo, akakubera umusaraba, kuza ugataha ugasanga saa sita z'ijoro umugore wawe nawe uhari, ati ibyo nabyo ni ikindi. Tarangije nawe kwihangana byanze, aravuga ngo reka njye kureba aho ari. Agiye amusangana na ya nshoreke n'ubundi yashinjaga kumusambanyiriza umugore we. Birumvikana umugore we nawe yari yaramunaniye. Ariko kandi nanone hakaba hari andi makuru yagiye agenda ahwihwiswa bivugwa ko ngo uyu mugabo n'ubundi nawe ngo akekwaho kuza kwiyahuza umuti wica donc udukoko bitewe ngo nitsindwe. Ibi bintu rero, ibi bintu nk'abantu, ibi bintu sinzi ukuntu nabivuga, ariko iyi nkuru iteye agahinda. Ngira ngo wenda murankunda tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bagiye bagira icyo bavuga kuri iyi nkuru. Ikindi wamenya nuko uyu mugabo yarari mu kigero cy'imyaka 53 y'amavuko. Birumvikana yarakuze ariko birangira ahasize ubuzima. Ahanini byose biturutse kuki? Biturutse ku busambanyi no kugucana inyuma bigenda birangwa hirya no hino mu miryango igiye itandukanye. Ibi bintu nk'abantu, ibi bintu sinzi ukuntu nabivuga, ariko biteye agahinda. Abuze umugore, abuze ubuzima, abuze byose. Abantu bagiye batandukanye nabonye bakomeje kugenda bagira bati niyo yigumira byibuze mu rugo akihangana, uwo mugore yashaka kanamwirukana, ariko kugira ngo apfe yari kumwihorera. Tubuse yaruhiye iki? Bamwe bati ni bya bindi n'ubundi ibintu byose birimo mwaka buriya ngo n'umugeri w'isazi ujya ugira gutya ukamena ikirahuri. Ngira ngo ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagarukaho, ariko bakaboneraho no kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Byanga byakunda urumva umugabo w'imyaka 53 afite abana bakuru, birumvikana ko hari abana basigaye, rero bihangane kandi bakomera. Ariko n'abantu biteye agahinda. Harimo watanze ibitekerezo aravuga ati kuba apfuye noneho biramuha urwaho rwo kujya noneho babonana uko bishakiye. Ngira ngo uyu mugabo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo n'ubundi akurikiranweho ibyaha aregwa. Rero mungundire nsoreza hanga amashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza naho mu makuru yacu akurikira.